nk'uko nabibabwiye rero tugiye gukomeza ku gice cya gatanu cya Matayo turebe amategeko y'Uwiteka. Yesu yaje aje gushimangira, ataje gukuraho, ahubwo yaje aje kuyatsindagira cyangwa kuyashigikira cyangwa kuyasohoza. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Yesu ntiyazanwe no gukuraho amategeko, ntiyaje aje gukuraho itegeko n'iri na rimwe. Mu cyo kintu mucyumve, itegeko rya mbere Yesu yaje ataje gukuraho, ubwo aje gushimangira. Nimba wari utanabizi weho wishe ntukice, iryo tegeko riri muri Bibiliya. Niba warishe ushaka wakwisohokera ndakubwiye, cyakoze ihangane mu bico Yesu yarivuze, wenda rigihe haba harimo ibintu by'umuwe cyangwa kubabarira kanze tubyumve. Itegeko rya mbere bari kutubwiramo hano, ntukice. Mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ibyo bintu mwabyumvishe kera muri za Bibiliya za kera, nk'aba Salomo n'aba Dawidi n'aba Yesu bose. Ariko njyewe ndababwira ukuri yuko umuntu wese ukiranira urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa ku rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro wa Gehinomu. God have mercy upon us. Wagicucu ubwira mwene se wagicucuwe mu muriro Gehinomu. Cyo kintu sinzi nimba muri kumva icyo kintu, sinzi nimba muri kucyumva, mu muriro wa Gehinomu. Kandi ndababwiraga nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko afite icyo mupfu, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke ku gituro, uhereko ugaruke uture ituro ryawe. Mbere y'uko kujya gusengera umuntu ngo muri gupfa ikintu, ngo uri gusabanga Imana ngo ibafashe ngo mukiranuke, manzu ugende umwegere mwikiranure. Ibyo bintu nimukabizanemo Imana, akantu kose kabare ni Imana. Manzu ugenda wikiranure na mwene so. Uwo muntu mumanza mwikiranure mbere yuko mujya mwikiranure vuba, nukurega mukuri mu nzira. Wikiranure vuba nukurega mukuri mu nzira. Ukaregaye wishikiriza umucamanza. Ukuregaye gushikiriza umucamanza ye kugushikiriza umucamanza. Iki kintu mureke gisome neza. Wikiranure vuba nukurega mukuri mu nzira. Ukuregaye kugushikiriza umucamanza, umucamanza atagwa umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Ntukarindire ko bajya kukurega ku mucamanza, kuko umucamanza ushobora gutsindwa bakagushyira muri gereza. Icyo kintu Yesu nacyo ako kantu nakantu mbibiye. Ntukarindire ko ibintu bija mu manza, nta nyungu y'imanza. Iyo manza ishobora kuba ugatsindwa wagicucu. Ndakubwira ukuri yuko utazavamo rwose, keretse wishyuye umwenda wose hadasigaye ikuta na rimwe. Ikintu kitwe ikuta nakuze ncumva, ariko ntabwo narinzi ko nayo sako kantu yakabuze. Ikuta muri gereza ntugeramo, ntuzasohokayo kenze niwishyura amafeza n'amazahabu byose hadasigaye ni ikuta na rimwe. Icyo kintu Yesu yarakivuze. Nujya muri gereza ntuzava mutishyuye imyenda yose n'amazahabu hadasigaye n'ikuta na rimwe. Icyo kintu nizere ko mucyumvishe. Numara kwica ugenda usaba imbabazi, bitarinze bakujana mu manza ngo ugiye kuburana ngo bapime DNA ngo umuntu. Ibyo bintu mubyumve. Iryo rya itegeko rya mbere. Itegeko rya kabiri, ntugasambane. Mwumvise ko byavuzwe ngo ntugasambane, mwarabyumvise. Njyewe ndababwira ukuri yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima. Ijisho ryawe ry'iburyo nirigushuka ikagushuka urinogore uritekure. Ibyiza nuko wapfa ijisho rimwe biruta ko umubiri wose wajugunywa muri Gehinomu. Ijisho nirikosha ngo uramugore ngo ivi na ivi ngo ivi na ivi. Urinogoremo urijugunye kure
kugira ngo umubiri wawe wose utazajugunywa muri gehenomu. N'ikiganza cyawe cy'iburyo nikigushuka ugice ugite kure. Ibyiza nuko wabura urugingo rwawe rumwe rutwa ko umubiri wawe wose wajugunywa muri gehenomu. Ako kantu sinzi nimba muri kumva icyo kintu. Ntukahukane. Kandi byavuzwe ngo uzasenda umugore we amuhe urwandiko rwo kumusenda. Ibintu byo gutandukana n'abagore banyu mutanditse impapuro mukabyemeza ko mutandukanye nabo, ibyo bintu Yesu yabivuzeho. Yesu aravuga ati, njyewe ndababwira ukuri yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhora gusambana aba amuteye gusambana, kandi uzacura uwasenzwe azaba asambanye. Sinzi nimba muri kumva icyo kintu. Umugore utandukanye n'umugabo we batanditse impapuro zibyemeza ko batandukanye, uzaba umusambanyije. Icyo kintu Yesu yarakivuze, uzaba usambanye nawe. Iryo ryari itegeko rya kangahe? Rya gatatu. Irya gatatu. Irya kane, ntukahukane. Oya. Oh, thank you. This is the problem on this is the language. Itegeko rya kane, ntukarahire. Kandi mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorere umwami Imana ibyo wayirashyiye. Ariko njye ndababwira ukuri, ndababwira kutarahira rwose, naho ryaba ijuru, kuko ari ryo ntebe y'Imana. Ntukarahire. Cyangwa isi, kuko ariyo intebe y'ibirenge byayo, cyangwa Yerusalemu, kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe, kuko utabasha kweza agatsatsi kamwe, cyangwa ngo ukirabuze. Thank you. Ahubwo ijambo ryanyu ribe ye, oya, oya. Bibe yego cyangwa oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Ntukarahire. Irya kane. Irya gatanu, ntimukihorere. Mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi n'iryinyo rihorerwe irindi. Ariko njyewe ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi. Ugukubise urushi ku musaya w'iburyo, umuhindurire n'uw'ibumoso akubise. Ako kantu sinzi niba muri kukumva. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe umuhe n'umwitero. Icyo kintu sinzi nimba muri kucyumva. Ashatse kuvuga iki rero? Umuntu nagusamuza telefone, uzamugarure umubwira ati vayo nguhe na sharijeri. Ntukajyane telefone yonyine. Yesu yaravuze ati umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware ikanzu yawe, uzamuhe n'umwitero. Nawe ndakubwiye ngo umuntu nashaka kukwiba telefone cyangwa akayigusamuza ukabona arakaraze, uzamwirukeho umugarura umubwira ati vayo nje kuguha na sharijeri. N'agakuteri nikaba kamucangemo, ubundi ubuzima bukomeze bwendereye. Ugutegetse kuryamana nawe mu kingi kimwe, umujyane no mu cya kabiri. Icyo kintu sinzi nimba muri kucyumva. Ukwaka umuhe kandi ushaka kugutira ntumwereke umugongo. Ukwaka umuhe, ugutira umuhe, mudize. Sinzi nimba muri kumva icyo kintu. Irya gatandatu, nimukunde ababanga. Iki ni igice cya gatanu tukiriho muri Matayo, tugeze ku murongo wa 43. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde muganzi wawe wange umwanzi wawe. Ariko njyewe ndababwira anti, mukunde abanzu banyu, musabire ababarenganya, nubwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye rikarasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavurira imvura. Igisambo, umukire, umukene, pasiteri, diakoni, umunyonzi, umushoferi, umuhinzi, umupiloti, this is my nazi comedian on this is YouTube, bose imvura iragwa, bose izuba rikava. Rero Yesu aravuga ati bose bakunde uko bari. Igisambo gikunde, pasiteri umukunde, urukundo rungana. Ugukubise ingumi bakubwiye ko ugomba kubita ingumi. Sinzi nimba muri kumva icyo kintu. Okay, nimukunda ababakunda gusa, muzahembwa iki?
mbese abakoresha b'ikoro, abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Nimuramutsa bene wanyu bonyine, abandi mubarusha iki? Mbese abapagani nabo ntibagira batyo? Namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Ayo magambo sinzi nimba muri kunyumva. Nimuramutsa mwene wanyu wenyine, abandi uzaba barusha iki? Ko n'abapagani nabo baramutsa bene wabo, baramutsa abasinzi. Buri kumva bose basuhuze kugira ngo babone ko hari icyo ubarusha. Thank you for the continue. This is my read on this is language Kinyarwanda. English this is here on. Please click subscribe on my channels. Thank you for much. Yes.